nyine uko twabyumvaga sinamubonye bamaze kumukuraho ngo ahungira muri Ceru mu cyahoze ari komine Ceru ubu ni mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Burera n'ungu aza kugira imibereho mibi kubera umuntu wari perezida kugira ngo aveho yandagare niho ngo yakurijeho no gupfa ubwo rero arakomeje arayoboye ubwo turi ku ngoma ya Habyarimana yego unakoye ko yamuvanishijeho ingufu kudeta amatora rero amatora yande Habyarimana komeje kuyobora gutyo cyangwa byageze mu ricara muramutora bamaraga imyaka 5 bagatora imana yari y'imyaka 5 yarashize habaho demokrasi yari demokrasi akungo nakubwiye yari demokrasi itubahiriza neza uburenganzira bw'ikira muntu buri wese kandi twese tuvuka ku muntu umwe twagombaga rero n'umututsi nagomba kuzira ubututsi bwe ko atiremye umututsi yagomba kuba n'umuhutu n'umutwa bose kuko turi abanyarwanda nk'uko buturi niyo mpamvu dushima leta yahuje abanyarwanda nindi umunyarwanda turi abanyarwanda nta moko nayo icyo gihe yari ahari nuko ngo yahagereye gatatu avuyeho ko sindavuga ngo muri yo nuko kujyaho amatora yigeze abaho yo nyine amaze kujyaho akoze kudeta twatoraga hashize imyaka 5 yabaga manda y'imyaka 5 none abadepite nabo bagatorwa nk'uko bimeze ko byari bimeze uretse ko ubuyobozi bw'ubu butandukanye n'ubwo hambere ariko naho amatora yabagaho kugeza igihe rero ejo bundi 90 gusa nibwo intambara yatangiye nkuko nakubwiye abo hanze bagumye kwitwa impunzi bw'impunzi hora ari impunzi nandi mpamvu z'ubu bw'impunzi nuko nahunze nahungiye muri Kongo 94 ariko batwitaga impunzi tukumva tubabaye akantu kaba ngo ni impunzi ikintu cyose cyakorwa kitari cyiza ngo ni ikimpunzi rero bari hanze bakomeje kubabazwa n'iki nuko Habyarimana yavuga ngo ntibakwiye kuza base bagakuza i Rwanda rukanga ngo ukiraruki ngo cyuzuye amazi ngo standi ngo yameneka nyama Rwanda uturutuyemo twese kandi nuko rwari nuko ruri tukiraho Habyarimana hari byagiye bimuranga hari uburyo yayoboye mu Rwanda mu iterambere mu mashuri ese hari byakosotse amashuri yagiye yubakwayo nibyo bindi bimwe biragabanuka byo kutemerera abantu ngo bige ariko nanone ibyo byo kwemerera byo guheza bikomeza kubaho cyane mu burezi akomeza kubaho buheza ngo yego kuko baravuga ngo umuntu yemerewe kandi kwemererwa urumva ko ari ukwemererwa nyine ni ukuvuga ngo ubu ufite abo wemereye nabo wangiye rero mu burezi byakomeje kubaho byo guheza bamwe ntibige hakiga abana babazwi ariko nsakarije yavuga ngo icyo gihe minisitiri w'uburezi yigeze kuvuga ngo ntabwo umuntu uzwi yareka kwiga niyo nakubwiriye ko nako icyo gihe twatsindaga bakatugurizamo ngo byari bikiriho ariko nyuma ya Habyarimana bamaze kujaho nawe byarakomeje bagiye batonesha bamwe bitandukanye n'ubuho uwize wese ufite amanota wese ariga none yabura n'amafaranga akarirwa na leta Habyarimana wari umaze gukura rero nari umugabo huko nari umugabo wari waratanye nk'umuntu wize njyewe nkimara kurangiza muri 34 amashuri abanza twagiye tuje mu nzego z'indwo nabwo mufite amashuri yisumbuye ariko ibyo twagenda ku mashuri primaire icyo gihe barayemeraga nabanje kumusimbura ku kigo cy'amashuri ya Kaganda ariko ntaraba nigisha ariko ndi umusimbura nyuma yaho kubona umwanya si byashoboka ko nta kintu cyo gutanga ubwo rero mvuye kuri ubwo kusimbura bw'amashuri hari umuntu muri mirongo ubwo icyo gihe baguhembaga ngayo kubusimbura ni 1,000 kimwe igihumbi icyo gihe rero ariko gitandukanye n'amafaranga y'ubu Primus icyo gihe yaguraga 5 Primus yaguraga 100 ngira ngo hari kuko urwabo rwaguraga 20 ikigage cyaguraga 10 cyo kibaye 15 yego cyangwa ari kwari kugira kubera ko nari ntuye hafi yaho nandi kugira ngo nimenyereze reko nanjye naza mwarimu nyuma aho rero bikomeje naje kugera muri 83 nabaye umukapita muri projet Kamiranzovu dukora ibintu bijanye na cyo bita drainage Kamiranzovu iherereye mu murenge wa Butaro karere ka Burera ni kingiki cyahindutse urugeze yego nakoze mu rero icyo gihe ubwo ndikugura ibyo nagiye nkora yego kuko mu gishanga nari ndimo nakoze mu myaka 3 ndo mukapita kuva muri 83 tugeze 86 bo icyo nahingaga ngahereye icyo gihe twayabwaga 1,000 ku munsi amafaranga yari yazamutse icyo gihe yarazamutse ariko gutwara ubwo twari dukomeye ko umukapita yarakomeye bakwaruza gusoma no kwandika ngigo
nitwe twari nk'amadiplome b'ico gihe. Kapitera afite abakozi bangahe? Nagira abakozi 20. Kongo bo bakoraga 700. Ubu imitwe y'abantu 20. Yego. Rwarugezi rero gatoya. Ari mu rukamango rukorerwe n'iki? Twarukamuraga ngo bahingamo bahinzemo imiteja, bahingamo bagira ngo bahingamo n'ibirayi n'ibigori. Ko byara amazi. Cyari gishanga cyuzuyemo amazi. Noneho dushiramo imifurege, hari byo bita canal principal, hari byo bita ngo ni ruvuga, imifurege minini. Noneho akazamo canal secondaire. Canal secondaire ni dufurege duto dushamikiye ku mfurege munini. Kugira dukamura gishanga. Nabyo ndabizi rwose. Noneho turagomba turagikorane kurana n'uwitwa Gasaki nakorana n'uwitwa Ivani abona nabize bico gihe ko byaramaze kuboneka bize baba baramaze kuboneka bo. Ariko bakafata twewe twize kera kuya natwe baduha agaciro. Iyo mirimo hari umugore wabonekagamo umwe n'umwe. Ariko abagore bari batangiye kuja babonekamo umwe akatari bose. Nabo mukabahemba ku kigero nk'icyabandi. Babaga ari kimwe n'abandi. Aho tagiraga ijambo cyane ni mu giturage mu miryango. Umuntu yarapfaga afite abakobwa n'abahungu, imirimo ikazagwanwa n'abahungu gusa. Abakobwa bagize ijambo ubu kuri leta. Naho mbere uvuganaga n'abakobwa nangase umuntu yaba afite abana b'abakobwa, umuhungu wa mwene se cyangwa mwene wabo akaza kuzungura ibya se na nyina kandi bakobwa bahari. Ko nta mukobwa ufite ijambo. Tuvuye muri 83 tugeze na 5. Yego. Nono rero naje kubona ubundi mu planto tukiri aho ngaho wakuyemo iki muri drainage aho ngaho icyo kwiteza imbere mu rugo se. Yego. Naguze imirimo 2 kandi birahari. Turaza kuhagera dukomeze ntacyo. Yego. Tugira nko muri 94 kuzamura. Yego. Mbere yaho gatoya. Tugeze muri drainage ugiye kwa plan. Yego. Nawe planto mu kigo rwa kanto ya Butaro. Naho makora kugeza 94. Kuze no mu rukiko. Yego. Wakoze? Nakoze mu kigo kwa kanto ya Butaro. Mu kigo rw'ibanze rwa Butaro. Kwakoraga ari Butaro hamwe ku bitaro. Niho rwa rubi. Perezida yitwaga Nteranye Jean Pierre Kimase. Jiji Aseseri ni ukuvuga ngo ni umwungiriza wa Jiji Perezida. Yitwaga Thomas Rugeri Nyange. Nundi yitwa Nsengiyumva Festus twarakoranye. Icyo gihe nabwo planto yashigwaho na ministre. Nishizwe na ministre w'ubutabera witwaga Mugemana Jean Marie Vianney. Yego. Mfite contrat dire indéterminé. Nta gihe yari ifite. Ushobora kuba watavuba bitewe n'imikorere mibi, ushobora kuba warambamo bitewe n'imikorere myiza. Niyo ndaza kubwira icyatumye ubwo planto mbuvaho. Twarakomeje turakora kwiza muri 90 aribwo FPR ifatiwe umugambi wo kurwana urugamba ngo yego barwanira uburenganzira bwabo ngo baje mu gihugu. No 90 kugeza 94 uziko aribwo intamba yarangiye iyi guverinoma turimo ijyaho. Noneho dutangiye 92 ngo batangiye abantu kwideplace abahungira mu gihugu, duhungira muri za Gitare tuje muri za Cabingo turakomeza tugera iri. Uwo wahungiye hehe sasa tukira aho ngaho njewe kangahe twanze 92 tariki 15 kwa 7 ugakazura gatatu tuva indagatakaje. Ariko byari bikemewe ko ahungiye wakora imirimo wakoraga ukiri mu Rwanda ariko tarajya hanze y'igihugu. Noneho tuvuye iwacu muri Kaganda twahungiye ahitwa mu Gitare tunyuze mu kiyaga ca Burera. Tugeze mu Gitare turahaba ariko nkitwa mu planto. Noneho narahembwaga turakomeza tuje ahitwa mu Kinoni hari inkambi turahaba tujirwaza hari inkambi tuja muri Cabingo mu Masha kwanga agace mwavagamo niko RPF yahita gifata. Yego. Tukomeye tugenda ubwo twabaga turguhunga none abasirikare barice gihe batubati muzi badushorera nabo batujana kugira ngo babone abo bajyana nabo. Ariko twe twahungaga tutazi tubizwigwa nabo ngabo bati muhungwe muhunga abanzi ariko siko twageze nyuma dusanga atari byo. Yego. None turakomeje ngeze muri Cabingo bwari 93 nkora mu rukiko rwaho kuko batari bagahunze twahunda duhereye ku ruhande tugenda Cabingo nko wageze usanga nta plantoire yarahari turakorana byari byemewe gukoresha 2 cyangwa 3 ngezemo mu plant muri kanto ya Cabingo. Nkora n'umucamanza yitwa Kanyambugo Yimanasi n'ubarahari atuye mu Byangaho niwe umereto no kujya kumusura. Dukorana n'umucamanza witwa Gasirasi Sebakasi, dukorana n'umucamanza witwa Kalima. Abo bacamanza nakoranye nabo. Umucamanza ari komine Cabingo urukiko naho rwa rubi naho narahakoze. Ubwo tugize komeze kugenda rero tugira muri Kongo 94
94 nukuvuga ngo bimaze kugera igihe nyine FPR itsinda twakomeje tugenda gutyo kugera muri Kongo namaze imyaka 2 n'igice muri Kongo ngiye bavuye muri Kongo muri navuye tugezeyo nabaye ikatare yari herana n'agapande kitwa Kahindo tugezeyo kubera ko none nanjijutse hari aho nabonye akazi aho bakoraga ibiraka mu bintu hari umushinga wari uhari munandiranamo nkoramo noneho nkabona uburyo mbaho ubundi abantu batungwa no kuja gushaka ibintu mu byaro abandi bakajya guhinga mu plantation y'amakawa abandi bakajya guhinga imirima gushaka uburyo bwo kugira ngo babeho tumaze kugera mu makambi cyakora bageze haza n'imfashanyo ariko ngiye kubera ko nanjijutse banarantoye bagenzi banje bantora guhagarara impunzi yatanga imyaka ibishimbo ibigori kugenda ngashari ibigori ngashari ifu ngashari nararyako barakunda kunyizera pe rwose n'abana banje turi kumwe ntawe numwe nta numwe bose banarahari twaragarukanye tugaruka muragarutse muri mu nkama makuru mwumvaga ari mu Rwanda amakuru twumvaga ari mu Rwanda abari baririya babwiraga abantu ko batakwiye kugaruka mu Rwanda ko tugiye kuzaba turi nabo ahubwo bakatubwira ngo tuzatanga twemye niko bavugaga ariko atari byo ngo bumvaga barwanya ubutegetsi bwagiyeho bakabutsinda tukagaruka kuri ubwo buryo ariko twabonaga atari byo niyo mpamvu benshi bashize bagaruka urumva hari abahungutse vuba bagakora bariteje imbere hari ahantu bageze wowe ntiwatinze mu buhungiro 96 ahungutse icyemezo cyo kugira ngo uhunguke wizeye kuri bugere mu Rwanda nkuko babwiraga ni mu Rwanda RPF yabica yari imeze gute njewe umuntu yarazaga yategeze no gutahuka bakamubuza nanjye nabitekerezaga nk'inshuro nyinshi bakambwira ati ugiye ko gaye no mu planto mu rukiko urararaho bakantinyiriza bakantinyisha ako ngeze bwa nyuma mfite icyemezo cyo kuza kubera ko nabaga maze kumenya abandi bagiye batahuka kandi bariho abandi bakantelefona bati uracakora yiki ndibuka umudamu witonyera mugisha Ivaste yavuze ari umwarimu kazi ikaganda yigeze no kuzayo aratubwira ati mutahe turi amahoro bamwe bakabyemera abandi bagashidikanya cyo baratubwiraga ngo bazaza n'ingufu ariko none se ziri he ko n'ubu ntaza tubona rero baratubeshaga nuko ngo ababeshaga nabane n'abasirikare b'u Rwanda bari barahungiye abasirikare b'u Rwanda turi nabo nibo batubwira ko baziyungunganya ngo bagatera u Rwanda ubuse FDR niyo bahunze ari FDR cyangwa bahunze bitwa Exfar ingabo za Habyarimana za mbere nyine boro bakomeza kwihamara ariko bazatinda ariko umuntu amaze gutsindwa akiraho yarari aratsinda yamaze gutsindwa ntago bishoboka twarabirebye rero abazi kureba dusanga atari byo niyo mpamvu twagarukaga ufashe icyemezo cyo guta ubuyobozi muri Kongo ndagarutse wari ukurya wari kugaburira abantu ntago naburaye byagenze gutere numvaga ntari mu gihugu canje inzira wanyuzemo kugira ngo inzira nanyuzemo twaraje tuzamukira yitwa Ikabuhanga kuri Ardwani turinjira kuko cyo gihe warinjiraga bakakwakira neza bakaba ati umunyarwanda aragarutse batwakiraga na ubwuzu tugeze mu mutobo baduha amahema baduha amasafuriya baduha tumva turaruhutswe ko bavuga ngo baratwica ko batatwishe niho twarebeye ko bari arababeshi turatangira tubaho ducyo turatahuka imodoka iratutwara itugeza kuri icazwa kumene Butaro tuba mu Rwanda rero gutyo kugeza uyu munsi n'abana bawe bose n'abandi bose barahari turazamutse cyakoze ubwo ukoze kuri manda ya Habyarimana twinjiye muri manda ya RPF inkotanyi kuva muri 1996 twinjiye 97 ugeze mu Rwanda ngeze mu Rwanda 97 96 nibwo twaje nako twarahinze twageze urabona ko murya nta twari duhari ntabwo mufite amasambu ariko nta amasambu nanjye wanyine nyafite ariko yaragiyejemo abandi icyo kora Amerika nari mfite nuko nasande muri umunange twansinga Juvenal sanga nundi twa Croderi ariko nawe yari hanze none bamwe bari barasigaye hari abagiye basigara inyuma ntitungane nabo ariko bakagaruka bakaja muri minima yacu bakihingira ubwo babonye bakisarurira ntacyo baduhaga nyine birumvikana none naragarutse ngeze mu rugo iwacu aho witwa mu mudugudu wa Rwahondo ubu tuvugana ni mu mudugudu wa Rwahondo kari kagana umurenge wa Kinyawa ngeze rero kubera ko hari abari ngo nari nsanze gashiki bacu bene data barumuna bacu ba marume ibyo bikurya bagiye babiduha badufasha none nyuma ariko
tubona n'ubufasha iyo leta yafashaga abantu batahutse nkubwiye ko muri nkamira baduhaye amasafuriya tuzana n'amahema tuzana indobo baduhaga ibikoresho mbese byo mu rugo nta n'uwo twumvaga nyine bariya baratubeshe twarahagera tubona twakireza baratubona ngo ntihatagira n'umuntu uzana rugabire tubona abazizanye ntaco babaye ngo ngaho muzite ibi bisi birabahatishaga ibyo kurya ariko tugeze muri nkamira dusanga nta mahoro ubuzima buragarutse rero buragarutse dusubiye iwacu aho twavukiye wongeye kwinjira muri ya systeme yo kwiga kagana n'undi urabayoboye nagezemo rero bantorera ku umuyobozi bwitwa ntabwo byakiswe umudugudu kitwaga serire na segiteri habagaho nyumba kumi w'ico gihe hari nyumba kumi niho yoberaga ingo 10 noneho ariwe witwa bano bantuza ba mudugudu niwe witwaga nyumba 10 noneho rero nje bise nabaye nyumba 10 ubwo nabaye umuyobozi ushinzwe iby'uburezi icyo gihe yitwaga segiteri yero riba dusunima gatoya hari icyo bitaga nyumba 10 ariwe mudugudu w'uyu munsi yego hari uwo bitaga konseye yego ariwe twakwita ayo yakagaye konseye w'icyo gihe witwaga konseye niwe umuyobozi w'umurenge w'ubu ngubu yari umuyobozi w'umurenge segiteri nibwo murenge w'ubu noneho nyumba 10 niwe mudugudu w'ubu chef w'umudugudu w'ubu niwe nyumba 10 ubu aba responsable yego hari mudugudu umudugudu w'ubu n'ubu niko yitwa icyo gihe yitwaga nyumba 10 ariwe wazango 10 noneho akaza umukuriye ubu ni responsable niwe yaga raporo responsable aga raporo konseye nuko byagenda konseye aga raporo burugumestre ndabizi bose noneho burugumestre nabo burugumestre bagatanga raporo kwa prefe yego nuko byagendaga prefe nawe gatanga raporo hejuru muri za ministeri nuko byari bimeze ubwo rero barantoye yafashe igihugu inzego zari zubakitse nta cyahindutse ubwo yarabishimangiye ntaco yahinduye bantoreye kuba umurezi muri segiteri ncitwa segiteri ubu ni bwo murenge w'uburega reka nanjye nari nkomeye noneho ndayoboye imyaka 7 nabaye ushinzwe uburezi mu cyazo segiteri reba imyaka 7 noneho nyuma yaho nza kongera gutorwa umuntu ushinzwe iterambere mu kagari ka Kaganda nabyo nabayeho iyo manda imaze kurangira nyuma yaho mba perezida wa komite y'ababyeyi i Kaganda nabaye perezida wa komite y'amashuri i Kaganda imyaka 12 ubumbura baranyizeraga kandi baranyemeraga nani munsi baracanyemera ndumusaza ariko ntago ntuminije umukara cyari gukora icane bose nunda cyakora iyi leta ndayishima kuko n'ikima ikiraka kuba umuntu wanditse ku kibaho ukoresheje nitushe ukaba n'umuntu kwandika mu kayi bihuza uko bihuza icyo gihe cyambere cyari cyo gihe nyine cy'ubujiji ariko tumaze kujiruka nerega n'agafaransa ndashaka kwibuka ngenda nkanyuzamo ushobora gusuza president wa Republika mu gifaransa cyane rwose cyakoze basuza abanyarwanda mu gifaransa babwiye ko dufite amatora tariki 15 z'ukwa karindwi nous avons le rite des députés et de la présidente de la République le 15 juillet 2024 le 15 juillet 2024 le 15 juillet 2024 ya Rory gutora ni mu gifaransa élire élection électorale élire no gutora electorale biro electorale n'ibiro by'itora manda ya Muse President Kagame rero uyigereranije n'izagiye zibanza hari amateka yagiye aturanga amashuri imihanda twagiye uyu munsi wa none mbo ibyi ngomba turiho byo nagahebuzo uko sinzi niba ntago twava hano mbivuze ariko ndagerageza kuvuga manzi tugiye kukira umuyobozi n'uyu munsi bimwe by'ingenzi niho mpera nyishima